Abantu batandukanye babanye na Ingabire Marie Immaculée mu buzima no mu mirimo ye batanze ubuhamya bugaragaza ko yari umuntu w'inyangamugayo ufasha abatishoboye utagira ubwoba bwo kuvugira ukuri kandi w'umubyeyi w'abatari bake. Ibi byagarutsweho ku wa kane tariki ya 16 Ukwakira 2025 ubwo bamusezeragaho bwa nyuma mu rugo rwe ruherereye mu murenge wa Niboyi akarere ka Kicukiro. Uwo muhango witabiriwe na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene, Perezida wa Komisiyo y'Amatora Oda Gasinzigwa, Ambasaderi Charles Murigande, Visi Perezida wa Ibuka Christine Muhongayire hamwe n'abandi. Bose bakoranye na nyakwigendera mu bikorwa bitandukanye bya sosiyete sivile. Abatanze ubuhamya bavuze ko Ingabire yabaye umubyeyi n'inshuti ku bantu benshi, bamwe akabakura mu buzima bwo mu muhanda, abandi akabafasha kubona ubutabera mu manza z'akarengane. Hari n'abamwibutse nk'intwari itaratinye guharanira uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore. Umwe mu bagore bo mu muryango wa Rwanda Women Network yagarutse ku rugendo rw'ubuzima bwe, avuga ko kuva mu 1959 yabayemo ibihe bikomeye, ariko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi abohorwa n'inkotanyi barimo na Ingabire Marie Immaculée. Yagize ati, Immaculée yaduhaye ubuzima bushya, atwigisha amategeko n'ubumuntu, twakuriye mu bihe bigoye ariko yaduhinduriye ubuzima. Yari umugore w'indashyikirwa, Imana imuhe iruhuko ridashira. Uyu mubyeyi yongeyeho ati, iyo umugore apfushije umugabo ubuzima burushaho kuba bubi, ariko Ingabire yadufashije kongera kugira icyizere, atubera nk'amasenge wacu. Abagabo b'iki gihugu mukomeze gusigasira inzira yasize. Tom Ndahiro, umwe mu bamumenye neza, yavuze ko Ingabire yari umuntu w'intwari utarigeze uganya imbere y'abanzi n'abashaka guharabika u Rwanda. Ati yari afite umutima udasanzwe, nta muntu wamwumvishaga ibinyoma ku gihugu cye, yari azi guhagarara akavuga ukuri. Ndahiro yibutse ko mu 1996 bakoranye mu gukurikirana ibibazo by'abagore bafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside, maze kubera uburemere bw'ubuhamya bwabo bo bikamunanira gukomeza, ariko Ingabire agasigasira uwo murimo kugeza ku munota wa nyuma. Mukansonera Konsole wo mu Bugesera nawe yavuze ko igihugu cyabuze umuntu w'ingenzi cyane, wari inkoramutima y'abapfakazi n'imfubyi utigeze ubatererana. Ababyeyi benshi bafashijwe na nyakwigendera bavuga ko yabafashije kuva mu buzima bubi, akabatoza kugira icyizere no gukunda igihugu. Byukusenge François yavuze ko ubutwari atari impano, ahubwo ari ikintu umuntu yiyemeza kurwanira, ashimangira ko Ingabire yamufashije gusubira mu buzima no kongera kugira icyizere. Musabyimana Emmanuel yemeje ko atari we wenyine upfushije, ahubwo igihugu cyose gipfushije. Yavuze ko Ingabire yamufashije gufungurwa ubwo yari afunzwe arengana, ndetse agafasha n'umugore we kubona ubutabera. Mu magambo yabo bose, Ingabire Marie Immaculée yibukwaga nk'umubyeyi w'intwari, umunyakuri n'umuntu waharaniye ubumwe n'ukuri no kugeza ku munota wa nyuma w'ubuzima.